Tangira mise nanakwago Imana irebera intuzo wa muntu ko mubonye akabwira ngo yumvishe ngo basabye imbabazi ngo uwo mugabo ngo kutazongera kumuvugaho ngo n'ubundi rero ngo kuguha ibiganiro byiwe ngo nta kintu byaba bimumariye bimeze bite wabimuhaye mwe bamusabye imbabazi wasabye imbabazi Claude se yego wa muntu ko mubonye rero ubwo ngi imyaka 4 maze kuri YouTube yabarambebereye impfabusa nakomeje nyine kugenda mvuga ngo reka ndase kuri Rubavu n'intambara nyine ngenda nca mu marenga kugira ngo ndebe ko Bass Claude byanampamagara mbwire ngo bite byawe ibyo bintu uri kubikura bimeze bite urumva shandavuti Claude baramubeshyira kuri iki cyo ariko impamvu mbivuze ni ikintu uko abantu nabashizemo uyu muntu yarambwiye ngo uyu muganga yarambwiye ni muri babandi bitwa bapfumu baza ngo bakora ibitangaza none se niba akora ibitangaza yakoze cyo kugaruza amafaranga ya Claude yatwaye rero ajya kumpa ubu busobanuro yabimpereye kumwerekesha nk'inyonjo mugani wa mama bitangaza ngo gaheke ko mama bitangaza aratuka ariko ubu ngubu nta yindi audio mfitemo uri kubyumva icyo kintu kandi ikintu bapfuye nacyo ni kimwe kuya ngo bapfuye umugore oya niyo makuru mfite pasi umwe baraterese ngo bamuhuriraho nyine ni ibigenda bivugwa gutyo ikintu cyari Gerard numvise audio ya Gerard ni ngakira papa bitangaza kumubwira ngo aryiwe ngo rero mama hoya aho ni ikinyoma twikomereza harimo umuntu wari ugiye kubakira urusengero Gerard rero kuza kwicwa ngo bigobyorerwamo na Pastor Claude ariko abinyujije ahandi hantu Claude ko numva ari kica amahirwe niba ari uko noneho Gerard abimenye rero Claude muramubeshyera ntabwo ibintu yabikora oya weho aho niho nakubwiye rero nyine naho ubundi Claude ashobora no kuviwe agambiriye kuza kuguhemukira akajya kuhagera byamuvuyemo urumva umenye ko agiye kuguhemukira ukamutelefona mushumba bite byawe ko nari ngiye kuzinya matura hari ngo dusangira agafi bita birangira ahita kubwira uti rero ngo ngiye kandi ngo kandi ngiye juste ngo reka nkubwire ngo nanakuburire urumva uti nyine nuko ariko menye yuko wenda arimo yerekeza nka nuza nka headquarter urumva Claude akomeje kwataka akabashinza gukorana n'abantu barwanya leta mwebwe abantu barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bwiza nyine uri kumva Claude icyo cyaha muraza kukiregura gute gukorana na Aburahamu yagaragaje n'ibinyamakuru byanditse yuko yikoga Goliath erega biriya binyamakuru byanditse amakuru bifite tinamabi noneho akajya nyoherereza utuntu view once mbwira n'umuntu unyohereza akantu kari view once abayigoreye ubusa ukanyohereza ku buryo bworoshye urumva kandi nujya kunyohereza ikintu kijyanye n'umuntu uri kuvuga jya ubanza utekereze ngo iki kintu sinzacyumva kuko ngewe nshinzwe gucuruza amagambo mpaye nicyo kintu nshinzwe niko kazi niko kazi murabizi ko ariko kazi urumva rero arambwira ngo ari umukobwa yateye inda ngo ndetse umukobwa yanze no kumufasha ntabwo uti rero abafasha abandi akanagufasha yateye inda ntago nayivuga ntarabona iki ibimenyetso arambwira uti ibimenyetso ndabiguha urumva yamubwira se ko amuteye inda mu buhe buryo yari umuntu wasanzwe baziranye oya navuga nabi kambanze ntema abantu audio barazinyoreje ngo view once ariko so murabona uyu mutwe ari Mironi koko niyo murebye uyu mutwe mubona ari idegede uwo muntu yanampamagaye mu gitondo ari gishayote yampamagaye mu gitondo ngo urabona rero hoya banza nujya kumbwira ngo urabona banza usobanure nibi oya gatoya uretse gatoya none umukobwa yirirwa amuhamagara Claude yahise amurebera izuba kandi abantu none we naramubwira ati wowe ngwino urare mu rugo iwanjye ndajya mvuga yuko hari ahantu tugiye gufata ibiganiro jye nawe umugore agire ngo ni umuntu w'akazi kandi ngiye kukurongora ni umukobwa si umugore none yaramwigarana umukobwa afite agahinda nk'akasatani bazabikurikira kuko biriya bintu ni ibintu bisebya Claude
sinibimusebya nibyo yikoreye wenda reka nguciremo agace ni umuntu yateye inda ubwo yazaga muri M23 hano gufata amakuru ya M23 y'intambara ya Kongo arangije aramubwira ngo naza arariwe mu rugo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese rero tubashimire cyane ko mubana natwe, Imana ibaho umugisha cyane ku buryo bwose mugenda mudukurikiramo, mudushyigikira, inama mutugira, urukundo mutwereka, inkunga mudutera, amasengesho mudusengera. Imana ibaho umugisha cyane, n'abatwanga kandi Imana ibagirire neza, kubera ko namwe Yesu yabaruhura, kuko kwangana bituruka kwa Sekibi nyine. Sekibi niwe se w'ibibi. Rero uyu munsi turishimye ko turi bazima, hari ibyo uri kurwana nabyo ubona bidakunda, ariko tubabwire ngo Yesu ari mu ruhande rwawe. Humura, kuba uriho uhumeka ngo uri umukandida w'ibyiza. Justin nawe uri umukandida w'ibyiza. Nabonye wiganye ngo bagutwaye cano. Ndi umukandida w'ibyiza, nkaba umukandida wo gukira, nkaba umukandida, ariko ndi n'umukandida w'ibibi. Undi iyo uhumekanye n'urumva hari ibintu byinshi uba ugomba kuba uri umukandida wabyo, yaba uw'ibyiza yaba n'uw'ibibi. Yaraturemye kandi byigambira kutugiriraho n'ibyiza si ibibi. Si ibibi, si ijambo ry'Imana. Mwakire muryakire neza kandi murishimira Imana cyane. Rero uyu munsi ni igitondo cyiza, tubonye umucyo. Jewe n'imvura yaraguye isenya byinshi, twihanganishe abo yagizeho ingaruka. Nukuri nabonye harya bayita gutera Minisiteri y'Ibiza ishinzwe kurwanya ibiza, ni kurwanya ibiza kita gutera, byavuye muri Minirena sinzi, ariko nabonye amatangazo batanze berekana yuko hari imiryango igeze kuri 40 yakuwe mu byabo, yindi yasenyewe muri bya bice bya za Kanombe. Imvura yabaye nyinshi cyane, twihanganishe rero abari mu bihe nk'ibyo bitoroshye cyane. Kandi namwe niba arabo muzi byagizeho ingaruka mu basore cyangwa se munabacumbikiremo. Juste rero nabonye nawe rero mbona wasizoye ngo cano ikaze yanze kukuvamo. Nakubwiye ari Dope TV Rwanda. Oyi ikaze zamvamo Korode azanyiture reka. Korode sutura kuko rya Korode. Ubundi se yararibuze. Ntabwo yaribuze uretse ko abugumya yinangira umutima wiwe. Urumva? Nase yinangira umutima rubwo ari Imana amwe ngo nazane ituro. Oya ntabwo yaribuze. Nazane narabizi ko ari inzira yanyujijemo bigatuma babinkura mu biganza. Navuga uti rero nta nubwo nanze kwenda nayifata ngo bibeho, ariko byabayeho. Ubu ngubu umeze nkaho namworoje ngewe. Nagire gutya mpindongoranye niko bayita. Agaze baretse kube. Oya na mpindongoranye nese sibyo. Bese ko bayiha ku nkwano. Se waramukoye. Rero nanyiture. Ya nakuziturire cyane. Nakora akantu kakajeste gato. Iyo woroje umuntu abita kuziturira. Erega niyo kaba ari gatoya ariko akaza akanyitura. Akavuga ati hora muhungu wawe. Cyamva mu mutwe. Ariko se ubwo ngubwo yeho umuntu arimo abyina mu masinde wari wararimye. Cyangwa tubwire Marene. Marene se? Nawe abikoze nta kibazo. We yanabikora. Bikora. Akajeste gatoya bakora aho uti rwose turarangizanyije. Nanjye nkabahesha umugisha. N'igihe cyose bazajya babikora nyine babone byabayeho, ariko birangire nta kintu bibamariye. Kaho rero kiye kwanga Papa Bitangaza se kandi oyanjye ntago nageza kubwuriya muryango wihorera. Yes, nabonye hari kiganiro wakoranye nimugoroba na Ezekiel Kiranuka. Naho kiganiro wakoranye na Ezekiel bikuba birankuka. Ndavuga ni rero ndaza kugira byinshi cyane nkobazaho, kuko Claude ntabwo ari mu bihe byiza. Ageze muri bya bihe umwanzi yishimira. Kuko nabonye nabatangiye kubitangira uturo kwa Papa Bitangaza. Abo baragoryamye. Turaza kubigarukaho. Claude ibi bihari mu bundi bisobanuye iki ku muntu nka Claude wari untouchable, utajya gukorwaho, utajya kuvugwaho ngo byorohere umuvuzeho? Erega twebwe biratworohera. Buriya hari ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ajya avuga, kandi yaravuze twese turumva. Urumva? Rero twebwe turi abana b'intare. Kabiri, icyo ndi cyo muri iki gihugu nyine ngo ndi iki
niwe watubwiye uti icyo ntibikora hano iwacu. Ibyo rero nyine bidutera gutinyuka. Pastor Claude nawe kuri iyi mihanda erega nanyereranye benshi buriya muri iyi mihanda, nuko hano ari muri gospel turi muri sekira aho byabaye agatogo byaratobamye burundu. Noneho rero twebwe nka Pastor Claude hari ukuntu yabanje akanga adversaire ariko mu buryo buri lokale, abantu bose batabona batanumva, ariko buryo uri gukanga abantu buri muntu wese umuhaye umwanya wo kukwigaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iyo hagize icyanzu gitoya gicika kaba kakubayeho. Pastor Niyonzima Claude ni umwe muri ba bantu navuga ngo mu mitwe y'abantu arimwo ariko arimo ahubwo yuzuyemo akabamwo mu buryo butari bwiza. Natangiye Claude yagiriye neza ko erega uriya Pastor ushobora kugira ibyiza ariko hakabaho ibintu ukora bigatuma bya byiza bitagira ute bitagaragara, kuko kwicara nkanga ukavuga ngo Claude ntago ari mubi, twebwe tuzi ko Claude atari mubi. Nkungenzi ko Claude uzi uruhande rwe rwize n'urwiza, hari ahantu nzi ari mubi ariko hari ahantu nzi ari mwiza. avuge rero ahantu ari mubi ni kuri social media nyine, ubwo yatatse uruhande nyine rw'abantu bakora ibibi gusa, urumva ni hari mubi. Yaba ari mubi gute kandi yataka ibibi? Dore impamvu Claude iyo yatatse ibibi nyine aranarengera, nawe ararengera. Aho yatatse ibibi akarengera ni hehe? Kandi cyo ugomba kugikubita, ugomba guhandura ivunje ukarikuramo. Buretse gato nkwibutse, waba wibuka afata umubyeyi kamwita umubyeyi akakanya, umubyeyi witwa Diane ari kumwe na Bishop Gerard kuri station y'Akagugu, bakamuri kodingisha ama audio y'ibihwehwe ngo yatewe inda na nyakwigendera. Cyakoze rahindiga hita sinenze ko umubano wa Gerard na Claude wazamagaje. Uri kubyumva icyo kintu? Kandi ikintu bapfuye nacyo ni kimwe. Oya ngo bapfuye umugore. Oya niyo makuru mfite pasi. Umwe baraterese ngo bamuhuriraho. Nyine ni ibigenda bivugwa gutyo. Ikintu cyari Gerard numvise audio ya Gerard ni nka kira papa bitangaza kumubwira ngo aryiwe ngo rero mama hoya aho ni ikinyoma. Twikomereza. Harimo umuntu wari ugiye kubakira urusengero Gerard. Rero kuza kwicwa ngo bigobyorerwamo na Pastor Claude ariko abinyujije ahandi hantu. Claude ko numva ari kica amahirwe. Niba ari uko noneho Gerard muramubeshyera rero Claude muramubeshyera ntabwo ibintu yabikora. Oya weho aho niho nakubwiye rero nyine. Naho ubundi Claude ashobora no kuviwe agambiriye kuza kuguhemukira akajya kuhagera byamuvuyemo. Urumva umenye ko agiye kuguhemukira ukamutelefona. Mushumba bite byawe ko nari ngiye kuza Nyamatura hari ngo dusangira gafi ihita birangira ahita akubwira uti rero ngo ngiye kandi ngiye juste ngo reka nkubwire ngo nanakuburire. Urumva uti nyine nuko ariko menye yuko wenda arimo yerekeza nka nuza nka headquarter. Ntabwo uti Claude ugiye kwica umuhungu wawe biba birangiye, ntago yaba kibikoze. Urumva rero ntacyo atwaye urebye mu yandi magambo, ariko yinjiye mu bintu biri butuma abona azabona icyo azarya. Hari ibintu atatekereza ako kanya, atekereza byarangiye. Rero aho ngaho niho Claude atagiye yumvikana na benshi gushaka kwikubira. Nk'urugero twaba twagiye kuri teri twese akatunyuza ahantu kugira ngo atugurire tukagira ngo ni umutima uko twirirwanye dushonje. Naho ubwo umukozi wari kwa editing ari no kwa prod yabona mugiye kuhava mubimaze nka export tararangira ariko se juste wahaze tibaguha gafanta kandi uti ntukicwa n'inyota uri kumwe n'umushumba. None mwe mukamukira aho ngo ubwo nuko guhenda ubwenge ukabona ikaze TV irarekuye. Urumva bikabarya mu mutwe nyine bigatuma mutari bworoherane nyine uti ntago nge nzongera gukorana na Pastor Claude. Nyine ugasanga bene utwo tuntu tugenda dutuma muri bagenzi be atagaragara nk'aho ari mwiza ndetse no mu ruhame kuriya yataka inkuru wenda akayikurura. Urabona nk'ubu n'urugero ari kubyuka akabona niwe kuri ya macano y'inshuti ze, ariko namwe ari kumuhereza ni yawe ni Ezekiel ni ya papa bitangaza. Hoye intoranwa nayo yatora yaje ni ntorano.
ariko se Bosco Impaya ari gusesagura ibyo mwavuze mwese na Bosco Impaya ari guhuza ibyo mwavuze agakuramo ikiganiro muri kumukorera mwebwe ariko noneho uri kumva ari kubyuka rero uri kumva twe turi n'amacano mato nitwanakamutesheje n'umutwe urumva ariko uburozi ntibujya bugombera ubwinshi uburozi ntago buba bwinshi ariko uri kumva we yakagombye guhita yicara ariko Mutesi Nakuru ya mezi 2 ubu yaramerewe ati kariya ni ka sample Imana birimo umuhereza Mutesi Nakuru ya mezi 2 ese nabiri gusa nabiri se gusa ahubwo imyaka 3 ahubwo ko reka nkubwire pasi nka YouTube ikoze igenzura yasanga Mutesi ari we mwami wa YouTube mu Rwanda oya nta nundi umuhiga hagakurikiraho Rayon Sport nta bindi bicuruzwa kuri YouTube mu Rwanda hari biruta ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kuko Claude hari yakagombye kwicara agahita yiga akavuga uti umuntu ababara muri ubu buryo ikiganiro gishobora kumugiraho ingaruka kuko buri ari nk'akantu dushobora kuvuga umugore agahita avuga uti narakubwiye none se byo numvishe muvuga by'umuntu ngo waturutse hehe ngo atewe inda ndaje nabyo tubigereho yego njye ndashaka kumenya kuko urumva wavuze ibintu byinshi kandi wumvaga nawe utari shuwa ndashaka kumenya kuki Claude mushaka kumutema hitiri y'ishyamba Claude iki kintu Claude yakoze kuko ntabwo ntekereza ko tuvuga enda bya cano cyangwa se byo kuvuga ngo papa bitangaza ngo yari iwe cyangwa bya Ezekiel nabonye bari guhuza n'ibindi bari kugenda baterateranya mukazana ibya yo kuri BTN n'indera wari ufite urusengero Elize mukazana ibya Elize mukazana ibya nabonye papa bitangaza yakoze liste y'urutonde rw'abantu ngo Claude ngo afatwa nk'umudayimoni mu ngo zabo ndibaza Claude ni ikintu yakoze ku buryo no mwatangira no gushaka umusenyera none ibyo mwahebya bidahagije kumuvuga no kumuha mukagerekaho no gushaka umusenyera kuvuga ngo hari abakobwa wateye indago bakajya bagira gute gusa nanone pasi nta nduri vugira ku musozi ubusa akona kubukabitsa ahantu n'utwumvisha akabika ahantu ariko reka nse nk'ubiva imuzingo kandi warabivuze ubushize uravuga ati Claude ngiye kugira gute kakanura kabuze ubushize twicaranye ngo no kumusenyera byazamo ibintu ntimwamugamije gusenyera Claude ukabyara rega buriya nawe yasenyiza abandi ngo kaji wamugarura se kaji wamugarura namusomeye ijambo riri muri Matayo 5:5 rivuga ko ibyo umuntu abibye nibyo asarura kandi urugero ugereyemwo abandi nawe uzagererwamo uyu munsi rero Pastor Niyonzima Claude njyewe nakomye imbarutso ariko mu mitwe y'abantu nakubwiye ngo yararimo kuko sinaganiriye na papa bitangaza sinaganiriye na Bosco bajya kuvuga iby'amarozi ntago nge Bosco tujya tuvugana ntago mvugana na Bosco urumva sinaganiriye na Ezekiel urabizi ko ntari ku ruhande rwabo ahubwo wavuga uti Ezekiel amwicomoye ati nawe yaramurwaye nzika y'igihe kirekire Ezekiel nyinabaje Ezekiel namase gutu postinga Claude umushimira mu bantu bakubaye hafi ngo mwishimutwa ryawe wacya mu gitondo ukaza umusakamburiraho inzu n'imiganda byose ukanamutwika hariya rero Ezekiel mbona yari afite hariya muri biriya biganiro yagize mu ubwoba bwa mbere Ezekiel yari yagize nukuba Abraham yari yiswe ikigarasha ariko bitewe na Ezekiel kandi bigakorerwa ahantu mu mbaga nyamwinshi kuri space urumva hariya rero yararimo ashimira Claude nk'umuntu n'ubundi wamweretse nk'imbaraga zo kujya kumufata cyajya hanura iby'ikigori yaravuze uti uyu muntu imbaraga nabonye aparikana na Zavigo birashoboka ko yazanazambukana n'imipaka aje kundeba kuko kiyabyo Abraham ari ikigarasha yari kunyereza Ezekiel byari kuba n'ibintu byoroshye kibaye uyu wazaga bahamajwe wamenya aho yahoyekereye uriya n'umutubuzi iyaba uko yabivugaga aba yaranyereje Ezekiel hariya rero Ezekiel nawe yashimiye mu buryarya hariya bwari uburyarya bwo kuvuga utahari ari gihe Claude yazabona akagaposte banancimuse cyangwa mbaye ntanakiriho akazakurira hakambuka cyangwa se agatuma n'umuntu urumva bikaba ngombwa yuko angerera ku muryango wenda madame agasubira i Kigali hariya yamushimiye nk'umuntu kandi nanone bari bari muri content bahanaga amakuru bya hafi
biza kandi Ezekiyeli yavuze ko ngo umuntu wabagiriye inama ntago muvuze n'umunyacyubahiro nawe yaramubwiye uti Ezekiyeli ubwo Korode atangiye kuguparikaho amavigo shaka ukuntu mu bicuti nicyo cyonyine uzamushoboza urumva mujyanama mugira inama nziza Ezekiyeli nawe sukuza arahita yigira ingona urumva acinya inkoro biramuhira urumva ahabwa kari aragaburirwa rero ntekereza ko Ezekiyeli gwe ahapika ni nka Korode n'ubundi oya Ezekiyeli ubundi ukuntu ateye nka papa bitangaza shaka bisa urumva ntago bashobora kureba ngo iki kintu ngiye gukora kiragira izihe ngaruka kiri bugihirire izihe ngaruka muri rubanda nyamwinshi cyangwa se kuri njyewe ni izihe ngaruka ziri bungarukeho urumva ese niziza kungarukaho birashoboka ko zaza gukira uyu muntu nkakomezanya nawe kuko nk'ubu pasi sinkubeshye hari ahantu navuga Korode ariko ari ahantu ntanarenze ntanakwibeshya ngo mpime kugeraho numvise uri kuvuga ngo umuntu ngo wazanye ngo ibintu by'umuntu yateye umukobwa uwo muntu Korode nawe arabizi ko uwo muntu umukobwa hari yateye inda arabizi ko namubangukana mwirukankana mwihutisha kuko nawe yabangukanye uw'inzahuke yaranapfuye urumva ibyo ngibyo nta kibazo napfa nawe hoya yandakara kuko ntari muri content imwe nawe ariko ntago yazanamo ibyo kunyanga ejo ndi uzabona niteretse wese uzabibona kuko nimba turi mu kazi nawe arabizi ko ndi mu kazi akazi rero ko kataraho kubagana hoya kubaganirega nawe none se we yahaga cya kiganeza Ezekiyeli watagisohoye yarangiriye impuhwe noneho urumva nukuvuga ngo ubwo noneho ni impuhwe yarangiriye ku ikiganiro yeditingiye akagira ute ako cya kiganiro twize gukora hano nijoro cyagapfukamunwa urakibuka uracyagifite ahubwo nago gifite we ahubwo mba nakizanyeho ariko ubu ntacyo gifite koko ntakibuze oya we cya kiganiro we ariko ubu ntakiri kuri cano yangera shari muri dashboard urebe muri dashboard kiriya kiganiro nanjye kimpayeho kiriya cyagapfukamunwa yewe we ariko uriya muntu wakongera akamuvugisha kandi uriya muntu w'amakuru yatangaga yari ubwino bwa nyabwo yari live nuko nanze kwiteranya na papa bitangaza urumva oya ariko reka twikomereze rero abantu babonye nzanye ibintu bya Aburahamu hano bimera nkaho bari barwaye Korode urumva Korode akomeje kwataka akabashinza gukorana n'abantu barwanya leta mwebwe abantu barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bwiza nyine uri kumva Korode icyo cyaha muraza kukiregura gute gukorana na Aburahamu yagaragaje n'ibinyamakuru byanditse yuko yikoga Goliyati erega biriya binyamakuru byanditse amakuru bifite nkwibutse ko hari abanyarwanda batazi ko habaho n'ama website benshi cyane urumva nanjye ndi muri abo rero kandi ngiye ibintu natangaje kuri Aburahamu igihe ntukizi Aburahamu singanira nawe nose ngiye iyi ni imyaka 4 maze kuri social media nyinjiyemo ziriya nkuru zanditswe ryari 2019 none se ubwo ngubwo urumva ngiye nabimenya koko urumva ariko n'ikimenyetso Korode yaraberetse ko hoya kiriya kimenyetso ariko kuva yakerekana nge nahise mparika ntago nge nakomeza koshywa n'ibyo Aburahamu ari kuvugira kuri cano yego byashinziye noneho arajya ameneraho umuceri mujye kuyikura yego urumva rero ni ukuvuga ngo Aburahamu nkimara kubona ko yigeze yandikwa nibwo byaba bitari byo akekwaho yego akekwaho nge nahise mparika kuko ntago politike nge nyizi kandi ntago ibinyamakuru bingahe byajya kwandika ku muntu nimba we yaranabihandurinze bikarangira simbizi ariko ibinyamakuru byanditse kandi bizi impamvu bigize ute byanditse aho rero kuko ntari umunyapolitike hari ibintu se barabongera kumva mvugana na Aburahamu kuva ngewe nabona ziriya screenshot za biriya binyamakuru bandikaho Aburahamu uwari we nuko akekwaho nahise mbana kuko nanone wanza komeza kurengera hoya hari n'ibintu nge nahise mfata nk'ukuri nyine nkanjye ariko kandi na Aburahamu atakongera no kumpamagara nk'ibihe kuko nimba avuga karengane Liliane yamukoreye ariko akaba atakwambuka ngo azajye mu nzego aburane imitungo yiwe yariwe na Liliane
abura n'iby'abana be, ariko ntago kuvuga gutya kuri YouTube aricyo kizamuhesha iki imitungo. none se Aburahamu yaba ari kure hangana iki? hari utaho twabonye ba Sankara bazanwa, yaba ari kure hangana iki aho twabonye n'abari bishe za Canada batajya banagaragara bazanwa? Aburahamu yaba afite ubuhe cyangwa nafite wa muti numvishe bavuga ngo korode afite? Hoya buriya pasere reka nkubwire ikintu. Umuntu ashobora kwigomeka ku gihugu ariko nta n'icyo agitwaye. Ibyo ubanza ubyibuka. Umuntu ashobora kwigomeka ku gihugu akifatanya n'abantu banga igihugu ariko we ntacyo atwaye iki igihugu, ariko akaba abizi ko igihugu kibizi, akaba ariyo mpamvu adashobora gusuna utu tuzuru. noneho igihugu ntabwo uwo muntu igihugu mani cyamutaho umwanya, ntabwo cyamutaho umwanya. Hari abandi bantu igihugu kiba kiri gufokasingaho bitwa nyirabayazana. Wewe urabizi umuntu nta bushobozi yagira bwo kugura imbunda, kandi buri igihugu ayo makuru buyafite. Urugero rwa hafi, ntago RIB ifite umwanya wo kujya kuzana Ezekiel ngo yashyize amajwi hanze ngo ayitira Pastor Mutesi. Ariko umunsi azambuka umupaka, ariko noneho umunsi azambuka umupaka RIB izamubona. Urumva RIB bihita biyorohera. Man, iyo essence ni nyinshi kuko kubashyize amajwi y'ubusambanya abekera umuntu hanze ntago yamwishe. Hari uburyo ki yamwishe mu bundi buryo ariko byanagaragaye ko atari byo. Koko RIB iri bufata umwanya igiye guhiga uwo muntu. waretse se ubu ko abantu bajya batwe bakatujujubya RIB ni kuvuga ati genda numubona umuzana. Aha, rero nukuvuga ngo hari ibintu Burahimu nawe ashobora kuba ari kuri yo kote. Yabana dafite icyo bica nicyo bakize. Yego. Ariko abizi neza Rwanda atagira ute ari muri blacklist. Ahageze yahita nubundi nyine yaba bavoka yaba ibiki bahita bakora akazi kagize ute bashinzwe. Ariko umwavoka ntago ari ufata umwanya ngo nka bya bindi ifi biri mu mazi ariko wagira mu mavuta ntiyongere kubyikora. Ntiyongere kubyikora. Nawe ushobora nanjye icyo kintu naragitekereje. Ni gute umuntu ari kuvuga ngo njyewe mfite uburenganzira bwo kuza mu Rwanda, sibyo? Noneho ndi Uganda kandi kugaragaza ko nanakize. Nimba Aburahamu yarakize yere no kuvuga Liliane mu kanwa ke, sibyo? Rero nimba hari ibyo Liliane amufitiye naze ajye mu nkiko kuko ntiyabuze tike nk'uko abivuga ko atunze. Nimba ari n'ibyo Korode yamuriganyije naza ajye mu nkiko. Rero nimba hatarimo ikibazo naza ajye mu nkiko, ariko ku kibazo kirimo nge ntazi ntanashaka kumenya gituma atakwambuka ngo aze. Mwebyo kuvuga ngo kwambuka ngo araza mu Mutara kaza he? Abantu bambuka mu buryo bwinshi. Kwambuka bucoracora se si ibintu bisanzwe. Kwambuka rwose ni ibintu bisanzwe. Igihugu cya Uganda n'utse umupaka wa Uganda ahantu hari umugezi wambuka uteriramo gutyo ukambuka. Urumva? Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero ngiye nkimara kumenya biriya ntarinzi byari ngombwa ko mpita mparikiraho kuvuga bene ibyo bintu. Uyu munsi rero ntago ibyo tuvuga ari ibya Iburahimu, ahubwo Iburahimu we nawe urabona ko yari yibereye ahubwo muri business zo gutegura cano. Ni umuhanga ahubwo mu kwataka yaje nose. Urumva ahise ahagurukira kuri Korode na Liliane. None ubu ntanagishaka kuvuga Liliane, ari kuri ahubwo ari kuri Korode. Bishatse kuvuga ngo Korode abaye ikiraro cyo kugira ngo Burahimu yubake cano kandi ikomeye. Reka twigarukire kuri Claude. Claude afite ikintu cyitwa iki kuvirwaho indimwe. Ntago ari ukuvirwaho indimwe. Reka tugaruke Claude yateye inda gute ngo ayiterere Rubavu muri ariya masasu yavugaga. Ukuntu byagenze rero. Ngewe umuntu yarampamagaye. Ubwo ugiye kutubwira uko Claude yatereye inda mu masasu. Yego. Kanze mbabwire ukuntu Claude yateye. Mwana turamwita ntambara. Kanze mbabwire ukuntu Claude yatereye inda mu masasu. Turamwita ntambara, turamwita M23. Yaba ari Saturdays, ubwo yaba ari ntambara. Woya yakwitwa ntambara. Baturage bava mu mure kandi mukomere ibintu bimeze neza cyane. Yaba ari ntambara. Wowe twibwire none uduhe n'ibimenyetso pana juste kuzana ibintu by'imbeho hano. Buretse nze mbaho ibimenyetso mwebwe mutera gatebe ntaho uwampamagaye sinamubipye. Ubwo nawe naza kwiyumva muri iyi kesi ubwo bimuha isomo byo kutozongera kujya avuga ubujajwa. Huye nawe kandi agomba kuvugwa. Kandi nawe agomba kuvugwa. Muri kiganiro umuvuge niba umuntu azanye amakuru umuvuge uvuge n'icyo ari cyo uvuge nuko byagenze. Yego. Uyu muntu nge niryamiye umuntu arampamagara yaranyandikiye arambwira utariko Korode uvuga uramuzi nguha amakuru.
ubwo ratangiye kuvuga ibya cano. yego njye natangiye kuvuga ibya cano nawe arabanza nyandikira ambwira ukuntu yamuhemukiye. Yamuhemukiye ate? Uyu mugabo yakoranye ikiganiro na Korode kivuga iki? cyo ku buvuzi kumwe abavuzi baza bakagura bakishyura nka cano bakamamarizaho ibikorwa byabo bareka bari ko mbivuga. Yavura iki so umuntu? Ku bijyanye n'ibya kinyarwanda by'ibimera. Ubwo ni kwa kugaruza ibyibwe, kuvura inyatsi, ibintu nk'ibyo gufatisha umujura, gukiza imigongo na za rubaga impande na bene ibyo byose. Urumva uyu mutipe nge sinanamuzi pe, ariko twebwe nimero zacu ziba ku macano yacu, ziba ziri public. kuyibona ni ibintu biba byoroshye. Arampamagara arambwira uti Korode yarampemukiye ku rwego namubwiye ko bitazamugwa n'amahoro. Ntisego ihemukiye ati, arambwira uti ngewe nifitiye amakuru utuzi ibintu yakoze hano, uti muri cya gihe cya ya ntambara M23 ntise hakoze ibiki, ati namabi. Noneho akajya anyoherereza utuntu view once, mbwira n'umuntu unyohereza akantu kari view once abayigoreye ubusa, ukanyohereza ku buryo bworoshye. Urumva kandi nujya kunyohereza ikintu kijyanye n'umuntu uri kuvuga, jya ubanza utekereze ngo iki kintu sinzacyumva kuko ngewe nshinzwe gucuruza amagambo mpaye. Nicyo kintu nshinzwe, niko kazi wipanze, niko kazi, murabizi ko ariko kazi. Urumva rero arambwira ngo ari umukobwa yateye inda, ngo ndetse umukobwa yanze no kumufasha. Ntabwo uti rero Korode abafasha abandi akagufasha yateye inda, ntago nayivuga ntarabona iki ibimenyetso. Arambwira uti ibimenyetso ndabiguha. Urumva yamubwira se ko amuteye inda mu buhe buryo? Yari umuntu wasanzwe baziranye. Oya navuga nabi kambanze ntema abantu audio. Barazinyoreje ngo view once, ako so murabona uyu mutwe ari miliyoni koko. Niyo murebye uyu mutwe mubona ari idegede. Uwo muntu yanampamagaye mu gitondo. Yampamagaye mu gitondo ngo urabona rero, oya banza nujya kumbwira ngo urabona banza usobanure nibi. Urumva? Gereza mikoro byumva. Urumva? Arihera kuyegereza ku musoro no kwegeza kuri telefone. Oya ndimo ndahiga reka nzi. Ariko Diyo nzima Korode yagorwa. Noneho buriya ari n'ikintu pasi bajya bavuga abantu. Ngereka nze mbanze nkiremira ijwi, noneho abantu nabo bikuriremo. Urumva? Bikuriremo, nibamara kwikuriramo, nje niyo mpamvu nanze kubitangaza nkabivuga mu marenga, nzi ko uwo mukobwa agiye kungeraho. Birangira wa muntu watewe inda abuze. Urumva? Reka ntangire. none umukobwa yirirwa amuhamagara, Korode yahise amurebera izuba kandi abantu noneho yaramubwira ati wowe ngwino urare mu rugo iwanjye. Ndajya mvuga yuko hari ahantu tugiye gufata ibiganiro jye nawe, umugore agire ngo ni umuntu w'akazi kandi ngiye kukurongora. Ni umukobwa si umugore. None yaramwigarana, umukobwa afite agahinda nk'akasatani. Uwo mukobwa Korode yateye umukobwa inda. Nase ko umukobwa yamenyanye gute na Korode ubundi? Rero uko bamenyanye ni muri biriya bihe nyine ukuntu yagiye i Rubavu. Urumva Korode ntago yarayagarutse. Yarayo kuko imodoka zari zabuze. Kandi ubwo mu kurarayo ngo nuko byagenze bahurirayo nyine ngo baranararana. Bahuye umukobwa ari guhunga se. Bo yahunga se bahuye ari gucuruza. Korode yagiye nk'ahantu gufata amafunguro cyangwa agafanta. Ati ngira ndagira naho ndambika umusaya. Ageze aho rero bamupanga umukobwa. Abaramwipanze. Uwo se ne wapanze Korode umukobwa? Uyu rero yakomeje kumva binugwanugwa, ahita atangira aravuga ngo ubwo hari nandi majwi ntashyizemo pasi. Uyu yashyiramo. Hoya urumva amajwi, noneho hari andi majwi. Shyiramo. Byaza kumfasha keretse ari we hunye ditingiye kuko sinaza kubishobora. Kanze wumva ikintu apfa na Korode. Hirihe mwoka byaraba. Kanze wumve karahiya gahuru kadayimu. Wumve ikintu apfa na Korode.
urumva se ni hano ra mugabo ariko ko numva nawe ari baravugara nawe ni baravuga ko numva rero abantu bajye bambabarira man bakuzana mu matejwa bajye bambabarira bashaka gutanya na Claude n'umuryango koko uburetse wowe umuturage gusohoza ikiganiro atabona nimero uzongera kumenya aho ayishakira n'ibintu bigoye ibijya bibaho ubundi abaturage ni benshi bumva ngaho baraguhamagaye bari bahamagariye kandi umve odi itangiye Justin babivuga nabi urabona Claude ninjye twakoranye ikiganiro nyine cy'ubuvuzi ngo n'umwana wita abapfumu twakoraga babwiraga abantu ko yewe nomero bayibona kuri screen iri imbere yabo none n'uvuga ngo buriya abaturage ni abana beza bo bakurikiza ibyo bumva abandi bagakurikiza ibyo bamaze kumva noneho warangije ya nomero nayishyira kuri screen ayishyiraho akanya gato amasegonda 5 igativaho ikiganiro kigitangira igata yigendera kandi urabizi abantu benshi bafata umwanzuro iyo bashoje ikiganiro aho babona ku materi cyangwa ikindi cyitwa umwanzuro wacu ubwo aho basoza ya nomero ntayo baba babona ikiganiro kiragenda kipfira ubusa burundu gipfubusa noneho jewe najya muhamagara nkamubwira nti mwashyize nomero yanjye kuri screen ikagumaho nko mu kiganiro twakoranye bivuga ngo nomero murayisanga kuri screen imbere yanyu ayishyiriwe urumva arangije aragenda yifurika ahandi hasi kure urabizi abaturage bazi kureba ibyo hasi ni bakeya bakurikiza kuri screen noneho bareba bakibonera ya yindi yiwe ya yindi we bamuhamagara batusubisha ikiganiro cy'umuganga izo nomero ziwe twazibuze ubetse ndaje ndayibarebera bimwe bya Claude nyine nawuze bikaba birangiye uko nguko ibyo bintu narategereje abantu bazahamagara ndaheba naje kujya mbimenya ari uko hari abantu baza aho ngiye nkorera bakaza batese kiriya kiganiro cyanyu ko mwagikoze nishyireho nomero urumva ati tukabona iyo tubonye iyo twayihamagara tukitabwa n'undi akatugangara tujya muganga ntayibure ibyo bintu nkahamagara Claude ngo ntiwashyizeho iyo nomero kubera iki twakoranye ikiganiro neza nkakwishyura neza ariko ntumbure nanjye ibyo nshaka kubizi ko twebwe ducuruza nomero kuki utayishyiraho Claude ntanyumve Claude ageze akajya amuhamagara ntanyitabe turagenda burundu ndahomba burundu ariko icyo bita guhomba ku ikiganiro nateganyagamo amafaranga ntigeze nyabona numva rero birambabaje nkajya muhamagara ntiyumve rero nkahamagara bakameramani bakamubwira ati natwe turamuhamagara natwita bamwe batatu urimo n'amafaranga n'ibiki byose ibintu bya Claude nuko byagenze ngewe muganga bakoranye ikiganiro ariko byarambabaje cyane ariko rero ibyo bintu batangiye kuvuga ibintu batangiye kuvuga ntabwo ari byo ajya bikunda se yabiza mukore nkuru ku tuvuganye uriya mugari na biriya bya Claude nicyo kintu namwangira umuntu w'umubyeyi ngo ni pasiteri wambaye ubutumwa bwiza agatinyuka akajya kuri social media akavuga ibintu nka bya by'urukozasoni aho umubyeyi ubyaye ufite abana icyo cyatumye byakara birambabaza ariko nta kintu gitwara nk'uko bari kubivuga n'ubumenyi kuko nta n'ikindi kintu dupfa utegereje kutumva umuntu aho kuko bimeze rero uracyakomeza byarasekeje ngo wagejeje uwo mukobwa aho ngaho muri bare yitwa Sani Sebeya ariho bagiye kurara warangira bamubwira ngo ese ukunze ajye mu kabari ngo kandi ndi umurokore ariko ndaje kubwira rwose oya gatoya uretse gatoya ngo yamujyaye mu kabari kitwa Sani Sebeya ngo yamujye mu kabari kitwa Sani Sebeya ari ubwira uwo mukobwa se ko azanye mu kabari oya ngo pasa Claude yajyanye umukobwa mu kabari kitwa Sani Sebeya abari rubabaho kabari kabaho wasanga kabaho bundi harya Sebeya ntibirubavura Sebeya n'umugezi wa Sebeya nyine nuriya ngo uwo mukobwa yamubwira uti kunzanye mu kabari kandi nzi kuri umupasiteri
onde mwishyura ngo iki noneho rero abantu basobanutse bashobora gucukumbura ibyo ntangire na umuturage gusohoza ikiganiro oya aho twahubwiye oya kumenya aho yishakira n'ibintu urumva ko nakiriye audio hari ukuntu application yanjye abantu basobanutse bashobora gucukumbura ibyo nomero biragoye nawe ari muri diaspora bajyamo kamuga ati duhe nimero z'uyu muganga wapi bimwe byo ndarebera mu ndaje muherezo ikangira uko akarinda gukoresha uburyo bushoboka nk'ugize amahirwe akayicukumbura akongera akagitangira bundi bushya ka nimero kakirasa agahita agacakira ariko abatazi ubwo bucakura ni benshi kandi baba bakeneye serivisi yaramemukiye ku buryo ntakekaga ko ariko ateye ariko nyuma kumva ziriya nkuru atangaza za zuriya mudamu wo muri Uganda ahise numva nawe ubwiwe atari we Sani Sebeya niho tugeze kambanze ntanga ubutumwa pasi reka tube tugarukira turakomeza twumve n'ibindi none se uyu mugabo dusengura iby'uyu mugabo uyu mugabo ari kuvugisha nuko Claude yakoze ibyo bintu cyangwa ari kuvugisha agira ngo nawe amwihimure ko yanze kumushyiraho nimero kandi nimero Claude mbara yashyize kuri screen ukurikije hari n'andi makuru mfite we uyu mujyama nje urumva njyewe uyu mutipe simuzi urumva uri kumva njyewe anzaniye ibintu ahangaha rero niho abantu bajya bihutira ari naho ba Ezekiel bahutiye kuzana bya majwi bakikoraho rero ubwo nje imyaka 4 maze kuri YouTube yabarambebereye impfabusa nakomeje nyine kugenda mvuga ngo reka ndase kuri Rubavu n'intambara nyine ngenda nca mu marenga kugira ngo ndebe ko Bas Claude byanampamagara mbwire ngo bite byawe ibyo bintu uri kubikura bimeze bite urumva ndavuga Claude baramubeshyira kuri iki cyo ariko impamvu mbivuze ni ikintu uko abantu nabashizemo uyu muntu yarambwiye ngo uyu muganga yarambwiye uti muri babandi bitwa bapfumu baza ngo bakora ibitangaza none se niba akora ibitangaza yakoze cyo kugaruza amafaranga ya Claude yatwaye rero ajya kumpa ubu busobanuro yabimpereye kumwerekesha nk'inyonjo mugani wa mama bitangaza ngo gaheke ko mama bitangaza aratuka ariko ubu ngubu nta yindi audio mfitemo mbega mama bitangaza abanyumije mbega mama bitangaza utukana mama bitanga oya izindi ariko buranzaza ikintu ubutaha oya buretse gukira ibintu byinshi cyane niyo bari nibyo ngenyamye ko nibindi bari bya Sani Sebeya nibyo binyamye we nimba afite amakuru aka kantu tarangije ka Sani Sebeya akimara kuvuga ati se kunzanye mu kabari uri umupasiteri yamusubije iki nguri umurokore yamusubije icyo mukobwa byasaba kubyumva nanone tubyumisha tujya gusoza sabe bashyira tujye gusoza byose urumva noneho se ndagira ngo tuganire kuri iyi ngingo uyu mugabo niba akora ibitangaza yafashe igitangaza akavuga ati Claude narakwishyuye ntiwakora ibyo twavuganye reka mukorereho maji zanjye aho rero nyine cyatumye ampaye amavoice yandi ubwo ntashaka kugusha mu mutego nuko nakoze ikiganiro avuga ngo hari umuntu w'umupfumu Claude yahemukiye aramubwira ngo ntawe urya kanjye ngo ahere gutyo niwe wateje iriya mpanuka yampamagaye asa nk'umbwira utereka reka winzanamo nge sindi umupfumu ndi umuvuzi urumva uti ndi umuvuzi uti singiye wateje Claude impanuka sinayimuteza uti nge ndi umuvuzi iby'ubuvuzi bw'uyu mugabo sinshaka kubukuraho kuko nimba afite icyangombwa kimwemerera kuvura azaza yishyura umuhakanya umushyiraho nimero zose nanjye uzaze nge nguwe platform uvuge nako gahinda Claude yaguteje ngewe nimero nzazi gushyira ku nda yawe paka urangije kuvuga ku gahanga zabazanditse ku gahanga hose zandikweho ureke Claude weho ngwino nguwe platform ubundi unyishyure nkuko Claude wamwishyuye yambwiye utariko ibintu bya 200 wabikuye nawe rero abajabiriye ntagazi ko iyo voice nyibifite ambwiye uti Claude yandiye this iyo voice man ndayifite ntugire ngo mba nazitsimbye ahantu kure yararose wabwira ubundi nimbuje kuma inkuru y'umuntu yimudashyiramo ibintu byo gufefeka kandi nimba nayo warumvishe bivugwa mbwira ko ari umuntu waguhaye makuru ariko yaravuze uti uyu mukobwa ngize gute
ndamuzi yaje no kuntakira. Nasa komera uko hari itike wasabwe ngo ugira ngo wohereze nibo wayoherezaga cyangwa kwari kugira ngo nyine uwo mukobwa ave ahantu atuye. Uri kumva urugero asanga uwo muganga ni nkuko waba utuye hano ahari wenda uwo mukobwa aturuka nk'inyamirambo bisaba ngo azarebe uwo muganga bicarane amuhe ya voice yaganiriye nande na Claude. Bimwe uyu muntu umuganga nganirije ngiye mba nshaka guha abantu kuri nawe abyumve nimba afite ukura kuduhe. Uwo mukobwa ngo yabwiraga uyu muganga uti ngiye amajwi ndafite Claude mubwira uti mfasha mbwira uti sinjye utera inda ngenye. Ati kandi naramwe ngo ngende ngo mbyanze ahita nkura amaboko. Yego rwose kandi nanone mbwira uyu mukobwa nawe nimba nahari ibi nakaba bikurikira kuko ngo ari voice mfite avuga ngo Justin ngo wavuze ngo yambwiye ngo wiyunze na Claude kanayo nyishiremo mwana. Okay. Yo nayo abari ingenzi. Ako nako ningenzi nitwakarenze ngo. Ako nako abari ingenzi kuko abayivugishwa ibi namenye yuko Claude ashobora kumva ko ari we ndi kuvuga. Umuriro ukaka. Kandi Claude urabizi nawe urumva. Ntabwo aragavuka imvugo arimo. Erega hano kuri YouTube ntago guhangana bari byiza. Kambanze nkumvishe. Gatangire. Nkatangire mise nanakwago. Imana irebera intuzo. Gatangure. Ese Justin wa muntu uko mubonye akabwira ngo yumvishe ngo basabye imbabazi ngo umugabo ngo kutazongera kumuvugaho ngo n'ubundi rero ngo kuguha ibiganiro byiwe ngo nta kintu byaba bimumariye. Bimeze bite? Wabimuhaye wamusabye imbabazi? Wasabye imbabazi Claude se? Yego. Ese Justin wa muntu uko mubonye umuntu si umumamyi. Urumva? Uyu muntu ni umumamyi. Urumva? Wahetse ngende numva n'utundi. Yagira mikoro. Ntabwo ndi gukumva. Iyo mikoro wayifunze. Yewe ga Justin we. Sorry kabisa sorry. Ahise njya Kongo. Nibwo ndi kuvayo. Ariko reka nze mbwire umumama uhaturiye ahita agenda amumperera nabimubwiye namubwiye nti arebe Justin shaka kumuha ni inshuti yiwe ahubwo reka mutamuhamagara. Sha mwe muzajya muzana ibintu aho ngaho muduteranya mushaka kutwa mujye mureka twivangirwe n'ibyacu. Ari gusaba tiki. Ubu tuvugana niho uri kuntinza nta wundi uri kuntinza. Usarohereza tiki. Nshaka guhita mpamagara umukobwa tukicarana kuko nawe yarantakiye abe bimbwira. Ndabwa wanyihira ayo majwi nkagukorera umuti. Arambwira ati shati wowe nabonye bagira ngo muri inshuti tikukunda kureba. Ndawe wowe impa. Wowe aho uri gutira we wari kuntinza. Umuntu ko yava mu mutekinisira. Shiraho. Kanza gashyiremo. Nari nakabuze Tangira. Nakabuze kankatangire mujye mwumva abantu b'abamamyi nimba ari byo kuki batabizana. Bazabikurikira kuko biriya bintu ni ibintu bisebya Claude. Sinibimusebya nibyo yikoreye. Wenda reka nguciremo agace ni umuntu yateye inda ubwo yazaga muri M23 hano gufata amakuru ya M23 y'intambara ya Kongo. Arangije aramubwira ngo nazarari we mu rugo avuge ko arugiye gutanga ibiganiro bazindukane bajyane muri za Karongi. Birangira abeshya kwanda ari umukobwa arimo aragenda arongora. Birangira muteye inda none yanze no kugira ikintu amumarira. Ariko umva Justin
nta kintu kinturutseho shaka wowe ni gahunda tugiye gupanga iri official ni ibintu giye ntabwo nyamvuga uburyarya nka korode nuko bimeza ko nta gace nguhaye ibindi amajwi yose ayo majwi yose nkubwiye muri utwo duce twose nguhaye ndabifite gahunda ni gahunda umva nkubwire umva ari gahunda okay ongera utangire iryo jwi baryumve neza abantu ritangire kuko aho niho hari izingiro ry'ibintu byose kuki Claude bashaka kumugira kuki umuntu niba Claude yarakwandikiyeho nimero ntushimishwe n'uburyo cyazanditsemo kandi nimero zo wana zivuze mu kiganiro aya mugani wawe niba bifite azabizana ariko yisebya Claude ntabwo Claude ibyo bintu yabikora azabikurikira kuko biriya bintu ni ibintu bisebya Claude urumva ni ibintu bimusebye ntabwo yarabyikoreye wenda reka nguciremo agace ni umuntu yateye inda ubwo yazaga muri M23 hano gufata amakuru ya M23 y'intambara ya Kongo arangije aramubwira ngo nazarari we mu rugo avuge ko ari ugiye gutanga ibiganiro bazindukane bajyane muri za Karongi birangira abeshya kwanda ari umukobwa arimo aragenda arongora birangira amuteye inda none yanze no kugira ikintu amumarira ariko mba juste garukira oroshyamo none se ngo ni umukobwa ngo yamuzanye mu rugo ngo amujyana ngo ajyana za Karongi ngo agenda amukora ibyo ngibyo ngo amutera inda numva atari indimi 20 n'igice huya mu rugo ho ntabwo urabyumva rero uko abivuga ni ibintu birambutse kandi birasobanutse ahubwo naduhe gihamya cyuko ko kwiyonda yayimuteye ngo ni ibintu bisebya nde Claude ngo ariko bitabaye byo Claude umugabo mujyane kumurega ngo sinibi kuko Claude rijwi ararize jya no mu biganiro yakoze by'ubuvuzi turebe uwo mugabo turamubonamo Claude ibiganiro yakoze by'ubuvuzi se ntabizi ubwo uwo yanze gushyiraho nimero se ubwo ntabizi nimero yazishyizeho ahubwo uyu ntiyanyuzwe nuko yazishyizeho yashyizeho nimero kuri screen zigitangira Claude afata nimero igaragara muri screen ntabwo bari ibisirimu azishyiraho ngo bakunda president zino katandikaho nimero kandi ibi bintu nimba bifite ukuri nako kujye hehe hagaragara uwo mwana afashe ariko njyewe mwicuka mumbikamo izi virusi guteranya n'umuryango ushaka kunteranya na mama Pasiteri Claude nge nziyahurana nawe kuri YouTube muzamundekere mu nkuru n'ibiganiro dukora ariko ikintu kijyanye no kujya mu rugo mu muryango ibyo bintu rero uyu mugabo uko yabivuze nuko nimba kandi ayo makuru ariyo wowe wa mukobwa we ngwino ufashwe kandi n'ubundi nimba warashutswe ugahabwa dukeya nabwo bizamenyekana ariko njyewe yatangiye wumvisha ukuntu avuga ndabifite ibintu yamamagaye mu rukerera nifitiye n'ibitotsi arambwira ngo ibintu wavuze ngo iki buze bazi ko nabisibye ariko mwabaye muri aya majwi atarayumva mwebwe uzi ko wagira ngo mwe munzi igice imyaka 4 nyimaze kuri social media maze rero mwabadogiteri mwe mujye mukora akazi mushinzwe k'abadogiteri abo muri biro mukora ko muri biro abashinzwe umutekano mukora ku mutekano buri muntu wese n'akazi ke nabakoreka ucukumbura ibya umuvuza afite uko abika imiti ngo itazangirika natwe rero dufite uko tubika utuntu kugira ngo tutazangirika niyo mpamvu ubona papa bitangaza yatatse Claude akagarura ibiganiro bakoranye u Rwanda rutarabona ubwigenge ndakuraye kera muri rimwe akagarura ibiganiro bakoranye ariko buriya Claude yanze we kwicara ngo avuge ari kuvuga utese papa bitangaza ibi birayi papa bitangaza aracyacyurirwa ibiryo ibi birayi waryaga nizi brushette wari wabyishyuye zira brushette bazigura hano hepfo kuri nuza kuri ya rogi yabagamo ntuzi ya rogi yagapfuka munwa hano hepfo ku Ruyenzi akoresha system warampemukiye ariko ninjye wakubujije ntabwo ari wowe ni wowe wambujije ninjye wakubatse reka tumworohere ni wowe wambujije papa bitanga buriya rero ari abantu ubundi Theo ndamukunda bose babireba ikiganiro uwagiye Claude Theo bose babireba Theo bose babireba ndamwemera yararirimbye aravuga ngo uzakine n'ibindi ariko umuriro urotse abantu bari gukina na Claude amye ko gukina n'urusenda mu muyaga urumva mu muyaga aba bantu bombi bose baraziranye abantu basangiye urumva
ibi ni byiza ndeka mbivuge gutya hasi ko nta byiza byo mu umwe muri bariya bagabo we ubwe yaranyibwiriye ubwo hagati ya Claude na Papa Bitangaza ni Papa Bitangaza Claude ntiyabivuga oya kuvuga ibyo byihore kuko nabibwiwe kera aha urumva ukirangiza ndakubaza ikindi kibazo urumva sinkibagirwe umwe muri bo yambwiye ukuntu uwitwa Sarongo yajyaga bakodeshereza muri hoteli noneho babagore bagiye iryo banga Claude ntiyarimena n'ubona finance uwo ni Papa Bitangaza wabivuze wabyihoreye wabaye witonze bafite babagore bafite imyaka imikaje bakabwira umukuru aravuze ngo ntimubyara ati cyangwa hari inyatsi zigomba gukurwamo ariko mukeneye amwe mu masohoro y'umuntu wasizwe agasukwaho amavuta na y'amana Juste uramvangiye ngo ayo masohoro nabajyamo arabakuramo imyaka yose ndakwinginze ndakwihanije ibyo byabayeho none se man jereka amana abanerega bakoze byinshi ushaka no kubona abantu bari kuri imihanda ariko imana ari kubazerereza kugira ngo ibintu byabo bizaje ku karubanda ngo bacuruza nabibonye nshaka kubaza ukuntu bafataga tuba tunyangingo batwita utunyangingo n'utunyangingo tujye tuvuga mu kinyabupfura yego ntago nje ibyo mba mbizi nk'iryo jambo simba ndizi iryo tunyangingo n'utunyangingo miliyaridi tuba tw'umugabo tunyangingo tw'umugabo rero uri kumva ibyo bikorwa byose Sarongo byarabayeho se koko cyangwa no guharabira ni umwe muri bariya wabimbwe nta nubwo ari reka nkubwire iryo banga Claude ryabaye ntiyarimena Claude nzi iryo banga ryabaye ntiyarimena uwo ni Papa Bitangaza nta nubwo nabyumvishe nta wundi bayagambe uwo muntu abimbwira twari turi kwa Karosi yego ubwo nawe ahita abyibuka avuga menshi ataza yaravuze ati baba we baba ni Papa Bitangaza ne bavugirije kabisa abagore twarongo utisha inzoga rero reka nkubwire nizo ngaruka ziba ziri kubagera igihe cyose witwaje izina ry'Uwiteka ari kugakoramwe ibizira byinshi birakugaruka nose ndashaka ibyo bintu barabikoze koko babazanaga abagore bakabasambanya uri kumva habaga ari mu cyumba utamenya n'umuntu arinde umuntu nge niko yabitubwiye babashaga mu cyumba kiri muri dark space ahantu hanyine hijimye bya byumba byo mu bapfumu biba bitabona reba wenda nkuko wajya muri sauna ya matara barimwo bose bagarabazanaga byajyaje akabasha basambanya usanga bararongeye byajyaje ku mugani wasanga jyajyari rero ukagira ngo abantu kumbazanya abazima umva impamvu cyakoze imana urihangana ubundi baratwitse hari igihe kigeraho abagabo bafite ubwanwa bafite n'abana ibihwinini ukabona ni ibihwinini burundu nose Papa Bitangaza na Claude ibyo bintu barabikoze fata ko babikoze nabonye na Ezekiel muvuga ngo bajyaga gucuruza ngo turatunyangingo two mu dusabo tw'intanga ngabo ndumirwa rero Mama Bitangaza ubwo akora ibiganiro mbere buretse ejo bundi hari ikiganiro yakoze avuga ko bimwe mu bintu yangira Claude urunuka ni ukuntu yamwinjirije umugabo mu busambanyi Tangaza we arakubwira ngo kuhisi nkunda ibintu yarabyo kuhisi nkunda ibintu ibi bitatu yaravuze ngo icya mbere ni umugore icya kabiri ni inyama icya gatatu ni inzoga ntabwo yigeze avugamo ijambo ry'Imana yigeze avugamo yaravuze ngo nkunda ibi bintu bitatu nyine ari kuri kumva ubwo Claude nasa Claude mu statement buretse nkubwire njewe ahantu ndi kuvugira ibi bintu iyo audio ntabwo wifushe muri ya telefone ya wamu yakagapfukamunwa ivuga ngo suzi ko arabyo ati ngewe suzi kagapfukamunwa tuko ariko kabitubwiye hari reka kagapfukamunwa nubundi kari kabanje gufata ibizibiti byose kabihereza karegeye iriya nkuru ntiyari ibihwehwe karejyani karejyari ibintu yavuze bagira ngo arabeshya Papa Bitangaza avuze ngo ngewe nkunda mbere na mbere inyama umugore akaza hafi aho ngaho azikurikiye ubundi ikintu cyiswe iki inzoga reka nkubwire Pasi abantu nibihane bareke kubeshya abantu ko bihane
icyo ni icyambere reka aho ngaho tuhave nimba baracuruje mu masohoro na kubunyangingo ntibibareba nimba baracuruje kwa jyajya bamenye ngo bazasambana kugeza isi irangiye ntibazagira n'amahoro kuko urumva biyaturiyeho n'ubundi gupfubura abagore ariko mu buryo bwo mu mizimu urumva rero ikindi icyambere nibajye mu nkiko ibintu byabo birangire kubera iyihe mpamvu hano kuri social media ibyo bakora ndabizi neza abana banyu nibabamenye ariko abuzukuru bazicuza impamvu mwabyawe nabo bakomoka mu bisekuruza byanyu kabisa urumva ikindi imiryango muvukamo izajya igira ibyago igira ipfunwe ryo kubamenyesha ko yagize ibyago izajya ikora ibirori igira ipfunwe ryo kubamenyesha ibirori ko bafite ibirori kuko bazajya bavuga bazajya bibaza aho bagiye kwicarana nabo cyangwa se abagiye kubatabara ari bande kabone niyo waba ufite ibya mirenge ikindi reka mvuge utuntu tubiri mama bitangaza na papa bitangaza ntago muri abantu mukwiye kwicara mwarimitswe nimurangiza mwandagaza babimitse bariya buretse ko ni ba pasiteri barimitswe byonyine ninde wabimitse sinzi ngo mwicare muvuge korode mu mutuke mu mutokoze mucubugabo muvume mu mucubugabo noneho nimurangiza mufate igiturisho ngo bagiye kubaturira mu ituro ryo kugira ngo abantu bagiye kubahubwa akazi ko kujya muvuma abandi kuroga babyita kuroga ibyo byitwa kuroga mumenye ko iyo mivumo mushaka kubavuma nimwigiye kugarukira ni mwebwe iyo mivumo igiye kugira ute kugarukira papa bitangaza ndakubaha ariko hari amakosa mukora kuri YouTube nanjye mbakosorera kuri YouTube ubundi nge nta ruhande mba mpagazeho nose ubukorode nabarega kuri no shuro ukorode yavuze ko atazabarega uretse gatoya kuko bino nabona bitakari ntago biri bwihanganire korode buriya korode nabibabwiye sinabivuze ntangira ikiganiro se ni umuntu ibya byose azi social media ariko akabangamirwa no kuba izina rye ryajya yicyasha ukuntu ibyo nubwo adaterwe ubwo no kugishyira kurya abandi abantu barabivuga nureba abantu batega abantu ngo bakabatera ibyuma burya bigeze kuntangira aho ntuye nkuramo sentire vuba vuba narabakubise bagenda bavuza indura bavuga uti duhuye n'umujura wa nyawe twatunigiye kwa Kariroze twaragutabara nabanditse umwe umukandara ngarurira undi avuga ahubwo duhuye n'ikisambo cya nyacyo ngo nabo baba bafite ubwoba urumva rero buriya nta muntu utabaho niyo waba ikintu kihaza amagara niyo waba iki ndetse n'ababyeyi bamwe mbabwire baba mama nimba koko hari n'igihe mwakunzemo mama bitangaza mumwegere mu mukize toroma nimba hari igihe mwakunze papa bitangaza mumwegere mu mukize toroma bitabaye ibyo muzasigarane ziriya mpanga kuko bo ntabwo bake bitaba ibyo ngibyo muzasigarana ziriya mpanga izi comment murimo mugenda mwandika ngo niba bakubitire korode niba bagira uti sawa umuhetoshye mwambi bitari bujyana ahubwo muzifuza kurera ziriya mpanga bazitaye bari kurara rwa ntambi kuko papa bitangaza nawe ni umugabo utinya gufungwa na mama bitangaza nawe nuko kandi bibuke ko bavuga ko korode yabirukankanye none bari kumukorera noneho uwabirukankanye atari we mwagiriye ikibazo reka zabereke none reka naza kabirukankana nge mbagira inama iyo mubonye ubusa muraburya mwanabubura mukaburara mureke gutuka umuntu muvuga ibyo yakoze ariko mwimutuka muvuga ibyo yakoze ariko kumuca amaguru kumuhindura rubebe kabwera kumuhindura imbwa hari uburyo burya iyo nkoze ikiganiro nkavuga utowe Pastor Korode gucyura papa bitangaza uburyo nibyo wamuhaye ntago ari iby'ubugabo hari ubwo mvuzemo imbwa icyo kintu na Gerard baragipfuye ariko burya aba yumvisha ikintu mvuze icyo kintu na Gerard baragipfuye wowe ngwino uvuga ibyo Korode yakoze ese reka nkubwire ikintu kimwe cyahe umguti njewe nimba buriya papa bitangaza yashaka gusubiza Korode yakwicara akamubwira ngo buriya ndi makuru nabonye namenye mu mategeko kuri abazanye iriya kanzu bakayifata bakayikubita hasi gutya
burya ngo bigize icyaha bigize icyaha ni nko gushwanyura amafaranga. ni nko gufata inoti ukayica. Buriya ntabwo ari ikanzu ngo baba bakubise hasi ngo burya birya nabyo bigize icyaha, kabone niyo baba babigucyuriye kaga. Ikibazo bahita bagaruka bakavuga ati Claude nawe naje gufata ya mawe yitaga amazina ngo ni kana. Reka rero nkubwire ikintu Murangira yasobanuye, umuvugizi wa RIB ntacyumva. Urugero, kuba hari umuntu wahanuye intambara ntafungwe ntibivuze ngo nawe uzuyihanura, ntibivuze ngo nawe ugenda uhanura intambara. ibyo babikubitiye ahantu mu rukiko, ntibivuze ngo nawe ugenda uhanura iki intambara. dore ukuntu bavuze kuba uyu munsi Justin, tuvuga n'urugero, ngiye gutanga urugero rubi, reka ngerageze noroshye mu gakeya. Kuba umuntu wakumva ko runaka yasambanyije umwana ntabifungirwe, yego, ntabikurikiranwe wenda kubera ko yaganiye na famille cyangwa se kubera impamvu runaka, ntibivuze ngo kuko kanaka ngo nujya kwiregura ngo ugende uvuge ngo se nguriya ko ngo yabikoze ngo nguriya ko yabikoze ngo we mwamuhanishije. Kuba kanaka ikintu ataragihaniwe yakoze icyaha ntabwo ho biguhesha uburenganzira bwo gukora iki cyaha. Bijaza ngo kuba Claude yararoshye abantu mu mazi, kuba Claude yarikoreye amabuye akagenda akaroha abantu mu mazi, kuba Claude yarabujije Mutesi gusinzira, yego, kuba Claude yarajujubije Elize muvuga, yego, kuba yarabigenje bande ntabwo ivuga ngo namwe muze mu mujujubye, ntabwo kubera ko impamvu ni iyi, impamvu eshatu. Ntabwo tuzi aho yavuganiye n'umuryango wa Fani yaroshye. Uko nitwongeye kubona bagaruka kuko ntabwo tuhazi twebwe, ntituzi aho yavuganiye na Serene nimba ari Serene, urumva Rina nziza Impuhwe TV ntabwo tuzi aho Claude yahandoringiye bya bintu kandi n'ibiganiro ntibisibwe. aho ni utinyiriza, urumva ntabwo tuzi aho yahandoringiye ibyo bintu. Rero njyewe ntibiri bumesha uburenganzira bwo guteza umutekano muke kwa Claude ngo ugende udarapa ibintu, watanga ingero ariko ntiwamugarwa ngo njye mbabwira ngo dore yabujije Mutesi kugira ute gusinzira. Mutesi yaragutumye se ngo aha amufatanyacyaha? Yego, oya ntiyantumye. Njye ngomba gukora inkuru nkanjye nka Justin, nkamenya nuko nzihandoringa. Noneho gukora inkuru nta kibazo, nibyo ko kuri buzane za nkuru werekane ko yaroshye abantu, ibyo nturi bubyibutse na RIB kuko ibizi kukurusha cyane, irabibitse muri database zayo. Noneho rero ikibazo gihari ni ikihe? Wowe uri buhanwe n'itegeko rivuga gutukanira mu ruhame, umuntu mwita ikirofa, umuntu mwita inzererezi, waragenda afate dosiye yayikurikirana ukwe. Rero papa bitangaza nama bitangaza mbagiriye inama mugarukiraho, ndetse ahubwo ubu nabagira inama yo gusaba imbabazi Claude, kubera yuko kandi pani zo kuri cano niyo bazimusabisha amaraso n'amarira bivanze. Oya Claude byihorera ibyo, Claude rega namukubwiye. Noneho Claude reka nkubwize ukuri, uretse nkubwire, reka nkubwize ukuri, Claude afite umugore mubi. Noneho umugore Claude afite ariko reka mubwire, uzura munsi papa bitangaza bazara mu rugo, njewe nari navuye i Nyamata, umugore wa Claude yihananganyije Claude aravuga ati ndakwinyiza abantu ntibagire muri runo rugo, bareke niba ari cyo bafashirize hirya, ariko yibazana hano simba shaka. Iryo jambo madamu wa Pastor Claude yararivuze, nari impari, aravuga ati niba ari cyo ukora gikorera ariko ntibagere hano, nta ntambara shaka za YouTube. Si madamu wabivuze wa Pastor Claude. Pastor Claude ati urabona niki nagiye hariya nagize reka baze. None se ubu biri kugenda gute? Umwana umuhana avayo mu buzima ntumuhana ajyayo. Ikintu njye ngomeje kubwira iyi famille, iyabaryabaga iyi famille Pasi saba shumba man, nibareke kuduteza abapagani. Oya byarangiye, kabiri byarangiye, kabiri nk'ubu ngubu reka nkubwire, Pastor Claude nawe ahari nimba nyumva ajya areba ibiganiro nyine impamvu byakozwe. Rimwe ntimureba ko byagaragaye nk'uko Claude ari wasembuye uyu muryango, ariko buri uyu muryango niwe wari wasembuye Claude. How? Ruvuga ngo Claude
uzanu bamusemburiye mama bitangaza yakoze ikiganiro aravuga ngo umwaka unakwiye kwa Korode ngo umwaka unakwiye muri ya rugo noneho Korode we aje nko kwereka abantu ko nta mwaka ubigeze bagira ute bahakura ko yanabagaburiye none nabikoze muri societe nabyo bihinduka bibi mu ruhame akujya mu bitangaza abantu ntibabimenye ntago babimenye ahubwo birebeye ibya Korode aho nk'umuntu watukana mama bitangaza y'abatoye wowe mama bitangaza we ariko nubundi uvuga ukuntu ijambo rivuga iyo umuntu yahamagawe akarishye nubundi no mvugo ye kukariha nibijya bishira baranye ikintu bita nibaza nko muri ya diweri we na papa bitangaza nabonaga papa bitangaza ahunga akirukanga bahuye muri diweri ari babiri nta ndi muntu aho ngaho k'ikinyarwanda papa bitangaza abwirwaga mu mugabo nanone harimo mu mugabo harimo akantu keretse washatse umugore utamukunze ariko iyo habayeho gukundana nyine pana ibyo abantu ko ari abantu bakundana ariko bapimana batagetingana ariko higeze habamo akantu kitwa urukundo pana bimwe umuntu yaryamanye n'undi hoye hari igihe ushakana n'umuntu harimo akantu k'urukundo nyine ka kantu k'urukundo rero iyo karimo niyo umugabo yaba akarishye gute bigoranye ko yahemukira umugore bigeze ku kigero kiri hejuru cyane none tugaruka ku kindi kibazo gikomeye cyane kuko ejo bundi cyagiye bavuga ngo papa bitagaza yarozwe yari yarozwe koko njyewe nagiye kubareba kandi mbona papa bitangaza ni intere mbona n'ibintu yanywaga bisa umukara ntekereza ari amakara wenda batobeyemo n'indi miti papa bitangaza anyereka birabivura na mibe anyereka amafoto umushumba witwa Eric ufite akantu akamodoka k'akaravu kuntu ndamubona Eric nawe ni umushimwe ne aho yagiye kumurukisha nyine anyereka ayo mafoto ndayabona ariko ukurikije n'ubundi gihe yarwariye n'igihe nagiriyeyo byoroshye nyine kuba wakumva ko umuntu wamusanga yorohewe biroroshye cyane rero nimba ari sikamu byagorana kubona ko yari sikamu kuko hari imiti kandi ubona ni wa mwana muri udakurwa urutozi nyine ni bya bindi bihora biza ariko bigatuma abantu batamenya YouTube ukuntu isigaye yikoze nta muntu ucyemereraho ukuri ndetse niyo umuntu agiye kugufasha ikikwereka yuko ibintu bikomeye ahamagara undi muntu akamubaza ngo ariko se koko Justin ararwaye nta mpanuka Justin yakoze niyo cyangwa ni prank nyine uri kumva abantu hari ibindi bintu twarangije kwangiza imitwe y'abadukurikira ku buryo bigoranye ko umuntu azajya ataka bakagira ute bakamutabara kandi aho umuntu yaratakaga bakagira gute bakamutabara kuko nuwo babajije ari ubwo ahita avuga utiriya ni imitwe kandi atanakugezeho ariko nge nkurikije uko nabibonye nkabirebesha amaso yanjye papa bitangaza birashoboka ko yarwaye se wenda n'uburwayi bunasanzwe ariko yari intere kandi ameze nabi ikindi kintu ngiye ngomba kubwira abantu bari budukurikire muri iki kiganiro iyi famiye yigeze itunga yigeze igira amafaranga bishoboka ko atari menshi ariko barayigeze iyi famiye ikorwa mu nkokora na Pastor Korode ibintu umugore wa Pastor Korode yamubwiye ngo nabareke yari ari mu mwuka ahubwo Korode umutima wa Korode ukuntu uteye njye uko nawubwira abantu ni umutima ushobora kugukorera ubugome bikarangira ukagira ati Satani ubundi ku isi si Korode umuhagarariye dayimoni rupfu ku isi na rupfu ni Korode ariko yagukorera icyiza uyu ni marayika ukavuga utese mpuye na marayika ubundi uwo niwe Korode arimo ishusho ebyiri noneho ari mu ishusho yo kuguhemukira Korode nta buryarya agira aza wese akaba yanakubwira uti njyewe urararupfuye kandi ku buryo wanapfa ni ukuvuga ngo niyo yagambiriye kuguhagararaho akakurwanira ishyaka tekereza ko Korode Sarongo ntiyakatiwe ariko yarwanye inkundura yo kuba nta muntu uri bukoreho inkuru na n'uyu munsi kandi aracyamusura nta weekend atamusura yego ni ukuvuga ngo nimba gukunda nimba agize akuryamaho
nta burya mbese mu bintu bya Claude nta buryarya ashyiramo. Nimba ari ukugupasura akakugirira nabi akugirira nabi, nimba ari ukukugirira neza akugirira neza, kuko harimo n'igihe gukorera ikintu kibi nyuma ukabona ko nyine nawe yatunguwe ukatubona nyine yoroshye yoroheje ati buriya urumva. Rero Claude nuko ateye, ariko kuri iyi nshuro uyu mumamyi w'umuganga, uyu muganga ibintu bye ntimubihe agaciro, ntimubitinde. Uyu muntu w'umuganga ntimubihe agaciro kuko uri kumva arahuzagurika, ari guhora ameze nk'umuntu uri guhora, ari guhora kubwo ikintu bamukoreye. Nje rero ntangariza uyu muganga uko ngiye Justin meze, ubundi mba ntandaraje gutya. Iyo uri kumva ibintu bidafite natabizana tuzazana amafoto ye n'abantu banamumenye. Yego, nimba hari ibizibiti bihari bigaragaze ko bihari, kandi nimba warabeshyeraga Claude kanda voice uvuga ukuntu wamubeshyeraga n'impamvu wamubeshyera. Bitabaye ibyo urumva, nibitaba ibyo utibwira ko iyi nkuru nyirekeraho ndayicukumbura ndayicukumbura nyimenye kuko niki cyaguteye kubivuga, ese byagenze gute? Kuko nje sinziranye nawe, sindi n'inshuti yawe, birashobora ko nkunda kubw'inkuru n'ibiganiro, ariko nje sinkuzi, nta na gahunda ufite yo kujya. Kandi impamvu wampamagaye kuko ntari ku ruhande rwiza kuri Claude, ko igihe nagendanaga nawe cyane utampamagaye se uvuga ati umuntu mugendana umbwira ubugome biranduze. Rero ni ukuvuga ngo ibi mba mbizanye kugira ngo nshyire ukuri ahagaragara. Justin, ukuri Nyako TV Imana iguha umugisha. Reka dushimire abantu badukurikiye, ariko reka mbanza nshimire n'abakunzi bari kunkurikira muri iyi minsi. Imana ibaha umugisha rwose, muri kunkura bakugarurira icyizere, yakuye buskete mwangaruye icyizere cyo gukora. Ndababonye iyo umuntu ari kubaha ibyiza mukeneye muramureba, iyo atari kubaha ibyiza mukeneye murigendera. Najyaga nibaza abakunzi b'ukuri Nyako TV nimba barakanze sabu bagapfa, ariko muri kungaragariza ko muri kugenda muza, kandi nimuze urugendo rumeze neza cyane. Yes, Imana ibaha umugisha, rero turabakunda cyane. Mugira ibihe byiza. Abashaka kuvugana na Justin afite ukuri Nyako TV mwagukurikirana, cyangwa se mukamambwira kuri telefone ye n'ubundi agendana, mukamuho n'amakuru na update vuba terekana ashaka kumusangiza amakuru. Iyo namba rero reka yibahereze, maze ubundi dushimira abantu bose bari kumwe natwe muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi. Ni 0782 722 137 ninjye ukwitaba, nta wundi ujye kwitaba. Akoze cyane. Yego, Imana ibarinde. Salam shalom. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.